ubuzima bw'umuntu habamo byinshi by'umunezero uhura n'urukundo ugakunda. Twongeye kubasuhuza cyane inshuti zacu kuri BBM Official gatatu. Tubazaniye uno munsi ikiganiro kijyanye n'ubuzima, ahubwo tuje kubabwira ibintu dukunze gukora bikangiza inkiko zacu, twaba tubizi cyangwa se tutabizi. Inkiko ni kimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri wacu, ku buryo iyo zigize ikibazo biragorana cyane ko ubuzima bw'umuntu bwakomeza. Ikintu cya mbere rero dukora gikunze kwangiza inkiko zacu ni gufata ibinini cyangwa se indi miti igabanya uburibwe kenshi. Hari igihe umuntu afite indwara imubabaza kenshi, ugasanga icyo yiyambaza no gufata imiti igabanya uburibwe. Byangiza inkiko rero, ubwo umuntu yashaka ubundi buryo akoresha nubwo bigoye, ariko tubikore tuzi neza yuko byangiza inkiko zacu. Ikintu cya kabiri abantu bakora cyangiza inkiko ni ukurya ibintu bifite isukari nyinshi, amashokora, amabiswi n'ibindi biribwa cyane byo mu nganda bigizwe n'amasukari menshi birangiza, kuko isukari yo mu mbuto n'ibindi bintu by'umwimerere yo ntacyo itwaye. Ikintu cya gatatu dukora cyangiza inkiko zacu ni gufunga inkari umwanya munini. Umuntu yakeneye kwihagarika akamara umwanya atarajyayo, biriya nabyo byagiza inkiko, ngira ngo by'abantu benshi barabizi. Ikintu cya kane dukwiye kwirinda ariko dukora nyine cyangiza inkiko zacu ni ukunywa amazi make, amazi adahagije. Ba bantu bitwa basinywa amazi, banywa ibindi bintu bitari amazi, burya baba biyangiza. Ikintu cya gatanu dukora cyangiza inkiko zacu ni ugukora imyitozo ngororamubiri myinshi, cyane cyane gym. Bikunze kuba ku bagabo cyane, umuntu agakora imyitozo akarenza iyo umubiri we ukeneye. Biriya bintu byangiza umubiri, byangiza inkiko by'umwihariko, ntabwo ari byiza. Ikintu cya gatandatu dukora cyangiza inkiko zacu ni ugusinzira amasaha make ari munsi y'amasaha 6. Ikintu cya karindwi dukora cyangiza inkiko zacu ni ukunywa soda buri gihe cyane, kenshi kunywa amafanta inshuro nyinshi, cyangwa se n'ibindi bintu tunywa bikozwe mu masukari atari ay'umwimerere, byangiza inkiko. Kubera yuko umuntu unywa biriya bintu cyane biryohera cyane, usanga atabasha kugira inyota y'amazi, agira inyota y'amazi gake, bigatuma nyine ahita akora rya kosa tubonye haruguru ryo kutanywa amazi. Ikindi bikananiza inkiko mu kuyungurura amaraso. Iyo iriya sukari yabaye nyinshi, inkiko zirananirwa nyine, ugasanga zigize ikibazo. Ikintu cya karindwi dukunze gukora cyangiza inkiko, kurya kenshi inyama zikorewe mu nganda, inyama z'inkorano, ibyo bita processed meat. Ni ukuvuga mu rwego rwo kurengera inyamaswa hadutse ikoranabuhanga ryo gufata ibintu bikomoka ku bimera nk'ibinyampeke n'ibindi, bakabishyira mu nganda bakavanamo inyama, akaba ari zo abantu barya batagombye kwica amatungo. Biriya rero abantu bakunze kurya ziriya nyama zangiza inkiko zabo cyane. Ikindi kintu cya nyuma dukunze gukora cyangiza inkiko dukwiye no kwirinda no gukoresha imiti y'ibimera cyane. Ibimera, ino miti dukoresha ugasanga ino miti ya kinyarwanda, numva byoroshye kubyumva noneho, ino miti ya kinyarwanda ngo ibikakarubamba, za tangawizi n'indi miti ya kinyarwanda muzi dukoresha, ni myiza, iravura, ariko urabona nta kigero gihari gifatika tuba tuzi ngo umuntu adakwiye kurenza. Urabona iyo ufashe iriya miti isanzwe y'abazungu, muganga arakubwira ngo uzajya unywa ikinini kimwe wenda mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Mbega hari ibipimo biba bihari, hari amadoze aba yaragiye ngo umuntu atagomba kurenza. Rero ino miti ya kinyarwanda nyine, kuko tuyikoresha mu buryo bwa gakondo, nta rugero ntarengwa ruba ruhari. Arakubwira ngo unywe icupa ngo ry'umuti, ariko wenda wakanyweye icya kabiri cyawo. Rero kunywa cyane, ukanywa mwinshi igihe kirekire, nabyo byangiza inkiko, bitabujije ko byangiza n'izindi nyama z'imbere mu nda. Ariko none kubera ko twavuze ku nkiko, reka tuvuge ku nkiko nyine, ubwo ibindi tuzabera mu gihe gikurikiyeho. Murakoze, ntaha ducoreje. Tubashishikariza gukomeza kudukurikira, subscribe, kugira ngo of course biduha imbaraga kumenya ko
turimo turigisha abantu, we have audience, hari abantu barimo bariga, so stay in touch. Ibi twavugagaho ni habits which are dangerous to our kidneys, or habits that we always do and damage our kidneys. Thank you to be with us. Imana ibahe umugisha.